Go kwicwa bizavuga ko twabuze ubwenge, ntabwo bizavuga ko tutahaniye mu izina ry'Uwiteka, ariko nagira ngo utangarize ntabwo kuvuga ijambo ry'Imana neza bivuze ko utakicwa, wakicwa rwose. Nge nzaza mpanura intambara nawe uzuhanura ihumure ryayo. Haleluya. Mani Yesu ati uzampfira. Yewe mwene da warizeye, uri umuvuga butumwa, uri umuhanuzi, ese uzamupfira Yesu? Uzemera gupfa umuzize? Bahanuzi mwahagurutse muganura nk'uko Umwuka yabatumye, murimo murakwepa mujya hehe? Bavuge butumwa mwavuze ubutumwa Imana yabahaye, murimo murakwepa mujya hehe? Ese muzamupfira? Nawe uzazuhanure kuko ni umuhamagaro wawe, nuguha abantu amasezerano. Jewe ndabategeka kwihana, mbamara kwezwa wowe uzazuhanura unyuzuze. Bibiliya iratubwira ngo duhanuraho agace. Twese duhanuraho agace, uko impano twahawe ingana, uko umwuka twahawe uri muri twe niko duhanura. Yumvaga ko agomba kunesha, ariko ikigerageza iyo kije nicyo kigaragaza umugenzi uri mu rugendo rujya mu ijuru. Niyo mpamvu mudakwiye kwikanga ibibagerageza niba mwarahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu mudakwiye kwikanga ubushomeri niyo mwarahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu mudakwiye kwikanga mubuza abasubscribe kuri channel zanyu niba mwarahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu mudakwiye guhimba ibinyoma ngo mubone abayoboke babakurikira niba mwarahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu mudakwiye guhimba ibibeshyo ngo mubone amaturo menshi mu nsengero niba Uwiteka yarabahamagaye. Niba ari wabahamagaye azabisohoza mu gihe gikwiriye. Ntabwo Uwiteka ahutiraho kandi Uwiteka agenda gake, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo asohoza icyo yavuze. Je mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tukunda kuvuga tuti amahoro y'Imana nabane namwe. Mu by'ukuri turabakunda, turabakumbuye, twari dukumburanye cyane kuko iyo haciye mu munsi umwe ibiri tutabonana tuba tubakumbuye, kandi n'ukuri turabakumbuye cyane. N'ukuri Imana ibaha amahoro cyane cyane cyane. Uyu munsi kuri uyu mugoroba w'uyu munsi wa none nje ngira ngo mbahe ikaze. Ni Marcel Ntaganda ubaha ikaze kuri kamera za Comrade TV. Mukomeze mukurikirana iki kiganiro mbabwira ngo umugoroba mwiza, amahoro y'Imana abe kuri mwe. Ndaha ikaze abanyarwanda bose muri rusange batuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda badukurikirana ku manywa na nijoro. Ndaha ikaze abari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'uburengerazuba. Ndongera guha ikaze abanyarwanda bose bari mu mahanga atandukanye, bari no mu bihugu bidukikije hano muri Afurika. Imana y'amahoro nibahe umugisha mwinshi. Ndaha ikaze abanyamahanga badukunda, badukurikira. Nukuri duha ikaze abantu bose ku migabane yose y'isi. Imana ibaha umugisha. Kandi tubaha ikaze tubanabasaba ngo mudukandire kuri subscribe kugira ngo turusheho gukura, dutera imbere, uyu murimo wamamare, kuko ubutumwa bwiza ntibujya bugira igihe busozwa. Ariko nimudushyigikire mugira muti dukanze subscribe, dukanze kukazogera, dukanze kuri like. Kandi ikindi tugerageze kwandika comment nyinshi tugira ibyo tunenga mu byo mubona bitagenda neza, mu byo mubona kandi tugomba gufashanyamo tubikurikirane nabyo, kuko hari n'ibibazo tuba dukeneye ko mutubaza tukazabasubiza mu kiganiro cyacu gitaha. Hari n'ibyo tuba dukeneye ko mutumenyesha kugira ngo mu kiganiro gikurikiye tuzabiganireho. Nukuri rero mutube hafi, comment nyinshi, like nyinshi, subscribe nyinshi, tuzamuke tugenda twegera mu ntera, tuzamuka nk'uko mwabigambiriye, nk'uko n'Imana yabigambiriye kutuzamura muri uyu murimo w'ivugabutumwa ukoresheje social media. Imana ibaha amahoro n'umugisha cyane. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Yohani yavuganye, Petero avugana na Yesu, wari umunsi w'umugoroba. Ni ijambo Umwuka w'Imana yashyize ku buzima bwanjye, ashyira ku mutima wanjye cyane ngo ndibabwire kandi muritekereze mutya muti Yesu agira neza. Mwongere muritekereze muti Simoni Petero yari umugabo w'intwari kuko yabashije kuvugana na Yesu, babasha kuganira kandi babasha kumvikana kugeza ubwo Yesu yagize icyo amubwira. Kandi Petero ikintu mushimira nuko yabashije kwihana ku munsi we wo gucumura. Niyo mpamvu gukora icyaha ntiwihane ni ibintu bikomeye kandi bibabaje, ariko gucumura ku Uwiteka ukihana ni ibintu biba bishimishije ndetse cyane. Mureke dusome ijambo ry'Imana.
ryanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu bice 13 umurongo wa 36 kugera ku murongo wa 38. Mureke dusome Yohana ibice 13 umurongo wa 36 kugeza 38. Haravuga ngo, Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, urajya he? Yesu aramusubiza ati, aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzahankurikira hanyuma. Petero aramusubiza ati, Databuja, icyambuza kugukurikira ni iki ko nzanagupfira? Yesu aramusubiza ati, uzampfira? Ni ukuri ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu. Imana idufashe. Mwami Yesu, mwami w'abami, mwami w'amahoro, urakomeye. Natwe tuje imbere yawe tugira ngo dukomereze mu butumwa bwawe bwiza, tugira ngo dukomereze mu ijambo ryawe rizima, tugira ngo dukomereze mu butumwa bukiza, udukomereze mu buhanuzi bwawe bukiza. Imitima yacu ihindukire mu izina ryawe ryera. Dufashe nyaguhora ku ngoma tukubahishe, dufashe ntabari twe, izina ryawe rihabwe icyubahiro muri twe. Uwiteka uhimbazwe, Uwiteka ushyirwe hejuru, icyishyize hejuru kurwanya ubutumwa bwiza gikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Dufashe mpira imigambi yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Dufashe mpira imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera imitima igowe, turasengera imitima yihebye, turasengera imitima itabohotse ngo uyibohore yumve ijambo ryawe uyu munsi. Amahoro yawe asabe muri bose badukurikirana kuri uyu mugoroba, ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Imana y'amahoro ishimwe cyane, kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Bakunzi ba Comrade TV, turabahugurira gukomera ku mwami. Pawulo niwe wajyaga avuga ati, turabahugura mu maso, turabinginga mu maso yiza tubaza ibyo twakoze. Ariko natwe kuri Comrade TV ntitujya dutuza mutarabona ijambo ry'inkomezi ribakomeza mu bihe bigoye kandi biruhije. Ibi ni ibihe bisobanutse mu bihe bigoye biruhije, turimo kubona ko ari ibihe bibi. Nta muntu n'umwe wakwigisha ngo ari mu bihe bibi ngo yange kubyumva, kuko ibihe bibi byinshi twagiye ducamo byari bikomeye. Ariko uko umwaka utashye haza ibindi bikomeye kurenza ibyo twari turimo. Uko umwaka utashye haza ibindi bigoye bisumba cyane ibyo twavuyemo mu mwaka ushize. Uyu munsi wa none rero turi ku magambo Simoni Petero nawe yagezeho amugoye, yarageze mu gihe nawe kimugoye. Ubu butumwa nubusoma neza uzasanga hari umunsi Yesu yavuganaga nawe arimo kubabwira ukuntu bari bumugambanire, arimo kubabwira ukuntu bari bumwihakane. Yesu yarageze ku munsi uruhije w'umugoroba we wo gupfa. Wari umunsi wo kubabazwa kwe muri iryo joro, wari umunsi areba mu rupfu, wari umunsi arebamo akabura iherezo. Nubwo yari Imana, nubwo yari igitangaza, ariko yarageze ku munsi umugoye, kuko yari yarangije kwambara inyama n'amaraso, yari yarangije kwambara umubiri. Niyo mpamvu uwo munsi ubuzima bwamuhagaritse umutima, ngo nuko Yesu ahagarika umutima akiri kumwe n'abigishwa. Ngo amaze kuvuga atyo ahagarika umutima, arahamya ati, ni ukuri ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Ibyo yabibabwiraga mbere yuko avugana na Simoni aya magambo. Aho yabibabwiraga hari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana mu bice 13 ku murongo waho wa 21. Nibwo yababwiye ati, namaze kubabwira amagambo atandukanye, amaze kubasobanurira ibiriho, arangije ngo atangira guhagarika umutima. Muri uko guhagarika umutima yegera Simoni, aramubwira ati, Simoni Petero. Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, ndakumva, urajya he? Yesu yararimo basobanurira babwira ko agiye kugenda, yararimo abwira abigishwa be ko agiye guhaguruka akava muri ubu buzima, kuko misiyo yari yaramuzanye yo gucungura umwana w'umuntu yari yigeze kandi yari irangiye. Wari umunsi wa nyuma we wo kuba mu isi, kuko uwo munsi niryo joro yari afite. Mbukeye ku ijoro ryakurikiyeho Yesu yarapfuye, yari yarangije gupfa. Hari ku munsi ushyira uwa gatanu,
ari wo wa nyuma w'isabato. Ni ukuvuga ngo Yesu uwo munsi aganira n'abigishwa yarahagaritse umutima cyane. Impamvu yarahagaritse umutima, yarebaga ibimuri imbere akabona biragoye, yarebaga ibimugoye akabona ntabwo byoroshye. Yari ari mu mubiri, yari yambaye umubiri nk'uwacu, ariko aganira na Petero yaramubwiye ati se databuja ko tubwira ngo uragiye, ukaba urimo uduha impanuro ukaba urimo kuduha impanuro zo kugenda, waba ugiye kujya hehe? Ese ugiye kudusiga? Ese ubuzima bwawe burambiwe kubana natwe? Ese bibaye ngombwa ko tureka ukaturekera muri iyi si ari wowe waduteranije ukatwegeranya? Petero yari afite ibibazo byinshi, kuko Petero yibazaga ahantu agiye gusigara. Petero yibazaga uko agiye kubaho, kuko wari warabahamagaye bari bazi ko bazagumana nawe. Wari wabararitse bari bazi ko atajya batererana, bari bazi ko atazabasiga. Ariko uriya wari umunsi wa nyuma wo kuganira n'abigishwa be ngo ababwire ko bagomba kuba maso bagakomera bonyine kuko agiye kugenda. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Simoni Petero aramwegera aramubaza ati ese databuja ugiye kujya hehe? Ni hehe ushaka kuducikira? Ni hehe ugiye kudusiga muri ibi bibazo? Iyi si ko itwanga ubizi, iyi si ko nta yandi mahitamo dufite yo kuyibamo, kubizi ko ituzira. Ni hehe ugiye kudusiga? Yesu aramubwira ngo aho njya ntabwo hazi. Ngo Yesu aramusubiza ati aho njya ntubasha kunkurikira. Petero yaramubwiraga ati wowe tubwire, niba ugiye kugenda natwe turiyeranja nk'abantu b'abagabo turagukurikira. Aho ugiye kujya uhatubwire, aho ugiye kujya uruhukira uganirira, kubera ibiganiro byawe tubyemera turashaka kugukurikira, kubera impuguro zawe tuzemera turashaka kugendana nawe. Ni benshi babwire Yesu ko bahagurutse batangiye urugendo rwo kugendana nawe, ariko kugendana na Yesu mu nzira bagendanamo ugasanga mu kandi kanya aragendana n'umwanzi na sekibi. Ariko ni benshi babwira Yesu bakamubeshya kumukurikira, ni benshi babeshya Yesu ko bamukurikiye, ni benshi babeshya ko baherekeje Kristo umwana w'Imana. Nk'uko Petero yabwiye Yesu ati rero aho kugira ngo ugende udusize tubwire tujyane. Mu mubabaro Yesu we tuzajyana, mu makuba tuzajyana, mu ntambara nyinshi tuzajyana, mu rupfu tuzajyana, kubera ko yewe nkubwiza ukuri Yesu niyemeje no kuba nagupfira. Ngo Petero aramusubiza ati databuja icyambuza kugukurikira ni iki? Urahari ndakukunda, urahari ndakwizera, nzi neza ko uri umwana w'Imana, nzi neza ko ushaka kugenda, ikintu cyambuza kugukurikira ni iki? Atiriga Yesu njye ntabwo nkurimanganya, njye ndi Petero, iryo navuze ndacyarivuga, no kugupfira nzagupfira. Yesu biramutangaza cyane, ngo Yesu ahita amusubiza ati uzampfira Petero, uzampfira? Yesu we tuzagupfira, twiyemeje kugukurikira, twasize byose. Hari ibyo twasize kugira ngo tugukurikire. Aho niho Petero yarahagaze, kandi Petero yumvaga ari mukuri kubera ko ataragera mu kigeragezo, yumvaga ko agomba kunesha. Ariko ikigeragezo iyo kije nicyo kigaragaza umugenzi uri mu rugendo rujya mu ijuru. Niyo mpamvu mudakwiye kwikanga ibibagerageza niba mwarahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu mudakwiye kwikanga ubushomeri niba mwarahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu mudakwiye kwikanga mubuza abasubscribe kuri channel zanyu niba mwarahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu mudakwiye guhimba ibinyoma ngo mubone abayoboke babakurikira niba mwarahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu mudakwiye guhimba ibibeshyo ngo mubone amaturo menshi mu nsengero niba Uwiteka yarabahamagaye. Niba ari wabahamagaye azabisohoza mu gihe gikwiriye. Ntabwo Uwiteka ahutiraho, kandi Uwiteka agenda gake, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo asohoza icyo yavuze. Imana itugirire neza. Uwiteka yaraguhamagaye, niba ari wowe guhamagaye wihutiraho. Isaha nigera Yesu Kristo azasubiza ibyo yavuganye nawe. Niyo mpamvu Petero yavuze ati rero twebwe turashaka kugukurikira. Ariko ikigeragezo cyari kitaraza,
utarahura n'ikigeragezo numenye inzira urimo. Ntabwo wavuga ngo ukunda Yesu ngo wamuha n'igitambo utarapfusha umwana n'umwe. Burya apfuye nibwo Yesu yabona ko wamuha igitambo. Ntabwo wavuga ngo ukunda Yesu utarahomba, kuko nuhomba nibwo azabona ko wamukundaga koko. Niba guhomba bije, menya ngo mbese iki gihombo kije mu nyungu zanjye nagiraga buri munsi kizanywe n'iki. Aho nakiriye Yesu nangiye guhura n'ibihombo. Ugasanga umuntu umaze gukizwa arahura n'ibihombo, agatangira kuvuga ngo mbese rya zina nakurikiye nukurimera. Oya, warahindutse. Hari ibyo ugomba gutanga kugira ngo Yesu nawe akurwanirire, aguhagararire mu mwanya, abone gukomera kwawe. Hari ibyo ugomba kubura, hari inyungu nyinshi uzatakaza zavaga mu mayeri menshi wakoreshaga, zavaga mu manyanga menshi wakoreshaga, zavaga mu bibeshyo no mu bihendo by'abantu wajya gukorera abantu buhenda abana, ukabakorera byinshi by'amayeri by'uburiganya. Ariko umaze guhinduka ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ibigomba guhinduka. Niyo mpamvu n'amafaranga agabanuka. Iyo umaze kwakira Yesu, hari ibintu byinshi bigomba guhinduka. Byikubuza rero gukomeza urugendo, kuko Petero we yabwiye Yesu ngo turagendana, njyewe nanagupfira burya. Ariko igihe kigeze ngo urupfu ruze, Petero araruhunga. Aho niho tugera, twagera mu bikomeye tugahunga. Aho niho tugera dusabwa kunesha tugahunga. Nakiriye Yesu, naramukunze, mu kanya umukobwa akaza akansura, yansura nkananirwa, ejo nkasubira hariya ngo nta kuri nagombaga kubigenza. Ese wabikoreye iki? Ngo none se nari kubigenza ni kumubiri nyine, namwe mwababyeyi mwe ngo kumubiri namwe urushya. Ariko wagombaga kugaragaza ko Yesu kuko yaguhamagaye, kuko Petero nawe yatsinzwe ku munsi w'ikigeragezo. Niyo mpamvu ibigeragezo biza ni ukugira ngo bidukangure, biduhugure, bidufashe kumenya ubwenge. Niyo mpamvu ubukene buza mu rugo uba ugomba kubwakira, kuko nta kigeragezo kikugeraho kitari rusange mu bandi. Hari abandi babanje muri ubwo bukene, hari abandi bafite ubuhamya babuvuyemo, uyu munsi bakize bameze neza, batsinze ubukene. Niyo mpamvu wowe niba bukugezeho n'isaha yawe, ihangane, Yesu azakuruhura. Ni igihe cyo kugira ngo tumenye ngo mbese mu gihe gikomeye twitwara gute, mu gihe kigoye twifata dute. Simoni ati Yesu aho ugenda gukurikira. Yesu ati ntabwo wabasha kunkurikira. Ati ese niki gituma nagukurikira ko nzanagupfira? Yesu ati urampfira Pete, uzampfira. Ashyiraho akabazo ngo Yesu aramubaza ati uzampfira? Koko mugiye kwemera gupfira Yesu se? Ijambo mwaririmbye mwaba mugiye kurisohoza. Hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Izo ndirimbo twaraziririmbye cyane, namwe murazivuga, namwe murazigisha. Ariko igihe cy'ibigeragezo kigeze, hazamo kuvuga ngo ni ukugira ubwenge. Imana iratubwira ngo tugire ubwenge, ngo tugire ubwenge ye. Petero nawe yagize ubwenge. Bigeze se aho uzajya ubeshya kugira ngo ugire ubwenge? Petero nawe yaravuze ngo uyu muntu ntago muzi. Bati nyamara iki kigabo nacyo bari kumwe. Petero agira ubwenge na bwa bundi bwawe. Tugira ubwenge, tugabanya amagambo, tugira ubwenge. Peretse kumva umuhanuzi uvuga amagambo ku buhanuzi bagenzi be, aravuga ngo ibyo bahanura si uko atari ukuri, ngo ushobora kubihanura ariko ukabura ubwenge, ngo nibwo ujye kumva bagutambikanye bagufunze. Mwene data mushiki wanjye nkumenera ibanga, ntabwo gufungwa uri umuhanuzi bivuze ko wabuze ubwenge. Ntabwo gufungwa uri umuvugabutumwa bivuze ko watakaje ubwenge. Mwirinde mu byo muvuga, mwe kongera kuvuga bene se ngo babuze ubwenge. Kuvuga, umuntu wese avuga akoreshejwe n'Imana, uko Imana yamuhamagaye, uko umuhamagaro uri niko ahamagarwa, niko akora. Niba umuhamagaro wanjye ari uwo kubwiriza abantu nkababurira ngo bave mu byaha, witegereza ko nzaba amasezerano yuko bagiye kugura amabati yo gusakara inzu.
niho umuhamagaro wanjye ari wo kuburira abantu ngo bareke kwiba umuceri, witegereza ko nzajya kubwira abantu ngo umuceri uraje. Oya, nawe uzazuhanure kuko ni umuhamagaro wawe, ni uguha abantu amasezerano. Ngewe ndabategeka kwihana, bamara kwezwa wowe uzazuhanura unyuzuze. Bibiliya iratubwira ngo duhanuraho agace, twese duhanuraho agace, uko impano twahawe ingana, uko umwuka twahawe uri muri twe niko duhanura. Nge nzaza mpanura intambara, nawe uzuhanura ihumure ryayo. Haleluya, Imana itugirire neza. Ntabwo ariko njye nawe tuzahanura bimwe. Winabyifuza ko Mariseli na Petero na Yohani na Dera na Mama Darirene bazahanura bimwe. Winifuza ko jewe nzahanura ngo mpanure nuri yahanure, twese duhanura imbaho ngo runaka agiye kubona imbaho zimukize. Hari undi uzahanura ko runaka azakizwa n'amabuye. Nk'uko umuhamagaro nahawe uri, nzaguhanurira ibikomeye, nawe uzaze nk'uko umuhamagaro wahawe uri uhanureho agace, nawe umubwire uti nyuma y'ibikomeye Uwiteka azakurinda, nyuma y'ibikomeye Uwiteka yiteguye kuguhisha, nyuma y'ibikomeye Uwiteka agiye kuguha umugisha, nyuma y'inzara Uwiteka azaguha ibiryo. Ariko gihe wakubwiye, nabwiye kukubwira kwihana, nakubwiye kukubwira kureka ikibi kugira ngo Uwiteka aguhaze kwezwa. Nyuma yo kwezwa guha amasezerano, ahari birashoboka ko nteguye umuhanda nkarimbura ibiti n'ibishyitsi imbere yanjye, namara kubirimbura imbere yawe hakaza unyuzamo nivereze agatunganya inzira, hakaza unyuzamo compacteur agatsindagira, umuhanda ukagendwa ukaba nyabagendwa. Mbere wari urimo amahwa, wari urimo imifatangwe, kandi ariyo ngomba kubanza gutema. Mwivuga rero ngo umuhinzi yajya mu murima wuzuye ibihuru wuzuye ishyamba atabanje gututira ibiti ngo abikureho, arabanza akeyura agakuraho. Niyo mpamvu ko umuhamagaro wanjye uri ariko nzavuga. Niyo mpamvu umuhanuzi wavuze iryo jambo namubabariye, ariko Imana nayo mubabarire. Yaravuze ngo ubu butumwa burimo kuvugwa, ahari sinzi niba ari abanyamakuru baba babashutse, aravuga ngo rega ngo suko bitaba ngo ahubwo ngo babura ubwenge. Ese babura ubwenge bate? Ati babura ubwenge bate? Ati niyo mpamvu umuntu yabuvuze ubona bamujyanye mu nzu y'imbohe. Ntabwo kujya mu nzu y'imbohe bene data ari ukubura ubwenge. Nicyo gihe ku mwana w'umuhanuzi, nicyo gihe ku mwana w'Imana. Tuzababazwa, tuzafungwa, tuzarekwa, tuzaraswa, tuzangwa, tuzatwikwa. Abatubanjirije byababayeho mu minsi y'imperuka, tubwirwa ko natwe bizatugeraho. Iyi ni iminsi igoye tugomba kuvuga mu kuri nk'uko kuri, hanyuma niba ari abatwanga bakatwanga uko nta yindi nzira twacamo. Ikizima nuko tuzavuga ibyo tubwirijwe n'Imana. Sinzavuge mbwirijwe n'umwuka wanjye bwite, kandi sinzavuge mbwirijwe n'umwuka w'abandi. Ndarahira Uhoraho sinzabwirizwa n'umuntu ngo jya kuvuga iki. Nubwo waba ukomeye unanyobora, sinzabwirizwa icyo mvuga nawe, ahubwo nzabwirizwa n'umwuka w'Imana ngo uhanurire nkurikije icyo umwuka yambwiye kukubwira. Uyu munsi wa none, ese Yesu uzamupfira? Ushobora kwemera kumuhingurane nk'uko yayiguhaye akakugurana amaraso ye, akemera kumena amaraso ku bwawe? Ese uzemera kumupfira mu gihe kigoye? Ese mu gihe cy'amashyaka menshi uzemera kumupfira? Wemera ukubitwe n'ubwo bagusabye kujya mu ishyaka, abo umuryango w'inshuti zawe bakwinginga, abo musangiye gakondo bakwinginga, ngwino mu ishyaka, ngwino mu migambi mibisha, ngwino mu migambi niyi? Uzemera kwihangana, wihanganane na Kristo, ubabarane nawe ku buryo utazajya muri ayo mashyaka? Uzemera kwihangana, uhindura imyitwarire, uve muri aya manama mabi uraramo amajoro atameze neza, adahesha Imana icyubahiro? Mbese ko kuzapfira Yesu cyangwa birakunaniye? Uzamwitangira nk'uko yakwitangiye? Petero aramubwira ati Yesu, niki cyambuza kugukurikira? Yesu ati wankurikira? Ati nagukurikira. Ati kuko nabwiye abantu bose ko nzanagupfira. Yesu ati ntakumfira nakubonye. Petero ntago buri buke, inkoko nizibika saa 9 n'igice za mu gitondo uraba umaze kunyihakana gatatu, nakuvumbuye.
benshi bagiye kurekura umwami, benshi barashaka gucogora, benshi bagiye kumufasha hasi, benshi agakiza bagafashije hasi kubera ibihe bikomeye, kubera ibihe by'inzara n'ubukene, kubera iterambere riri mu gihugu cyacu. Benshi barashaka gutera imbere bigatuma bakora ibizira byangwa n'Uwiteka. Benshi barashaka gutera imbere bigatuma bagambanira bagenzi babo. Benshi barashaka kuba ibyamamare bagahanura iminyoma. Benshi barashaka kuba ibyamamare bakabeshyera bagenzi babo. Benshi barashaka kuba ibitangaza n'abatoni kuri leta bakagambanira bagenzi babo. Ariko Uwiteka aravuga ngo mbese mwemeye gupfira Kristo nk'uko yabapfiriye? Mbese mwamwitangira? Mbese muzemera gupfira mu mwami? Ibihe bigeze, ibihe bigoye, ibihe biruhije, ibihe biri imbere, muzemera gupfira mu mwami? Ese muzemera gupfa mukiranuka? Twabaye mu bihe biruhije. Ntabwo umunyarwanda ari wo kubwirizwa kwihana, nta nubwo umunyarwanda aguye kubwirwa ngo tunganye ibidatunganye. Umunyarwanda ni umuntu waciye mu masomo menshi, umunyarwanda yaciye mu bigeragezo bikomeye, umunyarwanda yaciye mu bibazo byinshi bikomeye, ku buryo uyu munsi atagombye kwigishwa gukunda mwene se, atagombye kwigishwa gukunda mugenzi we, atagombye kwigishwa gukunda Kristo, ahubwo yakagombye kubwirwa ngo mbese mu rugendo bigeze he? Mana nitugirire neza. Yagombye kuba ahugurwa, umunyarwanda yagombye kuba ari umukiranutsi arimo ahugurwa gusa, ariko biranze. Benshi bagiye kumurekura Yesu, benshi umusaraba bawurambitse hasi kubwo gukunda iterambere rigezweho, akemera akaza kuri social media akirirwa abeshya amahanga, akirirwa abeshya isi, akayibeshya yirengagije ko isi yose ireba ibyo bintu, akabivuga yirengagije ko isi yikaragira imbere ye. Ubushize twavuze ko isi yikaragira imbere y'Imana n'abayituye bikaragira imbere y'Imana, uko isi yizengurutse yikaraga mu biganza by'abamarayika imbere y'Imana. Bashatse barekura isi ikihonda hasi, Imana ikabira yihannye. Bashatse bahindukiza bakerekeza kuri nyir'ibiremwa, agakubita uwo ashaka agakiza uwo ashaka. Ariko ibyo byose abantu ntibabiha agaciro. Petero ati Yesu we urimo urajya he? Databuja urimo urerekeza he? Ko jyewe numva nshaka kugukurikira. Yesu ati Petero ntabwo wabishobora. Ati nabibuzwa n'iki ko no kugupfira nabikora? Mbese nawe wakemera gupfira Yesu? Ko Petero byamunaniye muri iryo joro, birabananiye. Hagiye kuza ibihe bigerageza abantu benshi bananirwe. Nimwemere mupfire mu mwami, nimwemere mubabarire mu mwami. Ntabwo kuvuga ubuhanuzi nk'uko buri ugafungwa ari ukubura ubwenge. Bene data bakundwa nshuti z'umusaraba, ntabwo kubwiriza Yesu Kristo bivuga ko tuzaba mu mahoro gusa, ahubwo tuzajya mu byago cyane, kuko Yesu yabivuze ngo murahirwa nibabanga bakabahohotera babampora. Haleluya. Babahora ubutumwa bwiza, murahirwa. Ariko mufite ibibazo, abisi nibabakunda, abisi nibabanga. Haleluya. Abisi nibabatoteza. Haleluya. Abisi nibabakubita, abisi nibabica babampora. Murahirwa. Ese muzamupfira? Ese mwemeye kumwitangira? Abisi nibabanga murahirwa. None barajyana umuntu mu nzu y'imbohe, benshi bagahurura bakajya mu makuru mu social media ngo yabuze ubwenge. Undi arahamagarwa kwitaba RIB ngo yabuze ubwenge. Abahanuzi b'ukuri barimo gutakazwa agaciro ngo babuze ubwenge. Ntabwo kubaha Uwiteka bivuze ko tubuze ubwenge, ntabwo gukubitwa bivuze ko twabuze ubwenge, ntabwo gufungwa bivuze ko tubuze ubwenge, ntabwo kwicwa bizavuga ko twabuze ubwenge, ntabwo bizavuga ko tutahaniye mu izina ry'Uwiteka. Njye numva abantu bavuga ngo ni ukuri kuba umeze gutya, ni uko bavuga ukuri kw'Imana. Ariko nagira ngo utangarize, ntabwo kuvuga ijambo ry'Imana neza bivuze ko utakicwa. Wakicwa rwose. Ntabwo guhanura iby'Imana yavuze bivuze ko utakubitwa. Ntabwo guhanura ibyo Uwiteka yavuze mu kanwa ke bivuze ko utasuzugurwa. Ntabwo guhanura ibyo Uwiteka yavuze bivuze ko abantu bose bazabyumva. Ntabwo guhanura ibyo Uwiteka yavuze bivuze ko abantu bazabisobanukirwa. Hari n'abatazabyumva baze bakwatake. Ntabwo guhanura ibyo Uwiteka yavuze bivuze ko leta yawe izabyumva nk'uko wowe ubyumva. Ni nayo mpamvu ushobora gufatwa ugafungwa, ariko ukwiye kumaramaza ntuhakane ugezeyo
ukavuga uti ibyo Uwiteka yambwiye bizasohora nta na kimwe kivuyeho, ugahamya ntube nka Petero uriya mugoroba avuga ngo ntabwo nukuri uriya mugabo muzi, uwo wantumye ntabwo muzi, uwo wampamagaye ntabwo muzi, ndabahakaniye rwose nawe nubwo mbana nawe, uyu muntu twahuriye aha. Bene data, namwe mugiye kumuhakana. nawe yavanye ahakomeye, nawe yavanye mu makuba, nawe yakijije inzara, uramurambitse nonaha akakuvana mu nzara yari igiye kukwica. Uyu munsi wirengagije ko ijwi ry'Imana ririho kandi rivuga, kandi rikavuga ku bantu bayo, rikavuga ku gakiza k'Imana yacu. Urirengagije. Petero ati jyewe ntabwo byanshobokera kukureka, nagupfira nanagukurikira. Haleluya. Nakugenda iruhande. Yesu ati uzampfira. Yewe mwene da warizeye, uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, ese uzamupfira Yesu? Uzemera gupfa umuzize? Bahanuzi mwahagurutse muganura nk'uko Umwuka yabatumye, murimo murakwepa mujya hehe? Bavuge butumwa mwavuze ubutumwa Imana yabahaye, murimo murakwepa mujya hehe? Ese muzamupfira? Ese mu bihe biruhije muzemera? Umuntu agahagarara agashikama akamaramaza, ariko igihe kibi cyamugeraho agahindura. Ese muzemera kuba muri uyu munwa n'amagambo n'urwango n'ibibeshyo n'ibinyoma kugira ngo tubone indonye ngo mwakurikiye Kristo? Ngo natwe twarahanuraga. Utekereza se ko nkunda kubabwiza ukuri? Utekereza ko warushaga Petero kubana na Yesu? Wambabariye ukihana ugahindukira, ukareka gumya kwivangavanga n'ibitagira umumaro. Wambabariye ukihana ugahindukira, ukareka gukurikira imana z'abanyamahanga. Wambabariye ukihana ugahindukira, ukareka kwinjira muri politiki idafite ikikumari. Ese izi politiki urazivangavanga n'umurimo w'Imana, amaherezo azaba yayo? Uri muravangavanga ubutumwa na politike y'isi, uravangavanga ijambo ry'Imana, ukavangavanga ubupagano, ukavangavanga urwango, ukavangavanga amoko, ukavangura amoko, ukarema ibice, ukarema udutsiko, warangiza ukinjira muri Bibiliya ugasoma Bibiliya urayihorana, urambara ikote ukazinduka ukagenda muri buri rusengero urimo. Abantu benshi bakagukeka ko uje gusenga, uje gukurikirana ibibera mu nsengero. Buri munsi urazinduka mu magambo, buri munsi urazinduka ukurikirana, buri munsi urazinduka ukurikirana abo beshyera, buri munsi urazinduka ukurikirana abo wanga, buri munsi urazinduka ukurikirana aho ubyutse, buri munsi urazinduka ukurikirana wahisha mu mbaraga z'umwuka ibihe bibi biri imbere yawe bikugarije kandi bikugoye. Imana itugirire neza cyane. Mbese witeguye kubabazwa? Mbese witeguye gukubitwa? Mbese witeguye gufungwa? Nagira ngo mbinginge bene data bakunze umusaraba, ntabwo gufungwa ari uguta umurongo. Mu bitega amatwi nongere mbibasubiriremo, ntabwo gufungwa ari uguta umurongo w'ubutumwa bwiza. Ntabwo guhanura ukajya mu nzu y'imbohe bivuze ko wataye umurongo, cyangwa bivuze ko utahanuye mu izina ry'Uwiteka. Ahubwo Yesu we yarabivuze ngo murahirwa niba babanga babampora. Abisi nibabanga muzamenye ko nanjye ariko babanje kungirira. Nanjye niko bangenje. Murahirwa. Ariko igihe kiragera umuhanuzi yahamagarwa ngwino usobanura ibyo wahanuye, akagenda afite ubwoba, atubanza noneho ndi bupfe. Abandi bakamusanga bati nyamara uri kubura ubwenge. Mureke gushuka abakozi b'Imana, mujya kubagira inama aho bari kuburana, mujya kubagira, nimubareke bahamye Yesu nkuko ari, bahamye Yesu no mu nzu z'imbohe, bahamye Yesu no mu manza no mu nkiko. Ahari wenda hari abacamanza bazabona gukomera kw'Imana bihane, ahari wenda hari abarenganya bazihana, ahari hari abarya ruswa bazihana. Nimureke Yesu tumuhamye nk'uko ari. Ese koko tuzamuhamya tumupfire? Niba uhanuye ukuri gukomeze, uguhagarareho, ugere mu nzu y'imbohe. Niba bibaye usenge kubw'ubugingo, kubw'umugisha w'Imana, kubw'ubugingo Imana yaguhaye, izagukuramo usohoke. Niba hari ubutumwa ugifite bwo kuguha, niba ntabwo, izakureka usezererwe utahera aho ngaho. Na Yohana yapfuye adasohotse mu nzu y'imbohe. Munyamakuru, iryo bintu urabizi?
Yohana umubatiza yabaye aho, nawe aravuga ngo azamukorera, aravuga ngo azagendana nawe. Yesu Kristo araza, Yohana aramubatiza, Yohana aca bugufi, akora ivugabutumwa nk'uko yari bwiwe. Igihe kiragera mu buhanuzi yahanuraga, igihe kiragera mu kumutunganyiriza inzira, yirirwaga avuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorora inzira ze, nimuharure inzira z'Uwiteka, ibikombe bigiye kuringanizwa, imisozi izuzuzwa, ibintu byose, ibikombe bizuzuzwa, imisozi iringanizwe. Yohana nubwo ubuhanuzi yari afite, amaze kubuhanura, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Igihe kiragera arafungwa, ashyirwa mu nzu y'imbohe. Abantu benshi ntibajya batekereza ko Yohana yanayiguyemo, ahubwo iyo babonye umuntu afunzwe batangira kumuha inama ngo yabuze ubwenge, batangira kuvuga ngo ni ubwenge bukeya, batangira kuvuga ngo ni ukudasobanukirwa. Uyu munsi nahamagariye kukubwira ngo ntabwo kujya mu nzu y'imbohe ari ukubura ubwenge, ahubwo murahirwa niba babanga babahora Kristo. Imana ibaho umugisha. Murahirwa niba babanga babahora ubutumwa bwiza. Turahirwa niba batwanga baduhora ubuhanuzi bw'Uwiteka kandi buzima. Ikibi nuko bazatwanga baduhora ibinyoma. Imana itugirire neza. Imana nigire neza ubwoko bwayo. Imana nigire neza abari kumva ijambo ryayo. Ndarangije, ndabifuriza gukomera. Yesu ngo abaza Petero ati uzampfira. Nukuri Uwiteka Imana Nyiringabo abaho umugisha. Mbese mwemeye gutonganywa, mwemeye gutotezwa, mwemeye kubabazwa muzira ijambo rya Kristo? Senakeribu yabwiraga ngo iki Hezekiya, igihe cyose yaramubwiye ngo wowe Hezekiya niza uraza kunsobanurira iyo Mana yawe. Yamukangishije kenshi. Mureke gukangisha ubwoko bw'Imana inzu z'imbohe, mureke gukangisha ubwoko bw'Imana kuzikubita, mureke gukangisha ubwoko bw'Imana kubujyana mu maribu. Ni byiza ribu wayijyamo niba hari icyaha wakoze, niba nta n'icyo wakoze. Gukorera Imana nabyo byiswe icyaha, wagenda ukisobanura. Kandi ntuzarye indimi, uzavuga ukuri nk'uko umwuka w'Imana yagutegetse guhanura. Ariko bene data, ese koko birashoboka ko mushobora kwemera gupfira Kristo? Nimumukurikire, nimumugendereho, nimumwigireho, kuko kumukorera bitaruhije. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo n'umutwaro we nturemereye, kandi uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu Mwami. Umwuka nawe akagira ati ye baruhuka imiruho n'imihati baruhirijwemo mu isi. Imana ibaho umugisha. Uri Imana yera y'ukuri, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Turagushimira neza n'urukundo ugira. Amahoro yawe nabe muri twe, amahoro yawe natwarire mu bisi, amahoro yawe nahindura abisi abavane mu byaha, amahoro yawe nahindura abanyabyaha mu gihugu cyacu, amahoro yawe naze agere kuri bose, kandi amaraso ya Yesu akiza imitima yacu twese, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.